ni iki mwatumwe kumwica mwaje muri bangahe muzirukana abadayimoni, muzakora byinshi ndetse muzirukana abadayimoni mu izina ryanjye. Rero uyu munsi iyo twirukana abadayimoni tuba turi muri misiyo ya Yesu. Rero uyu munsi ijambo ryo rirambwira ngo nimurwanye Satani nawe azabahunga. Ugihembwa ibibazo bihita bitera ku muryango. Icyo rero nicyo bita fagiteri y'inyatsi. Mu buzima bwawe bwa buri munsi uhora ubona ibintu bikwaka amafaranga ariko ntubona ubusiyo nyinshi zo kwinjiza amafaranga. Uyu munsi rero uza kukubwira ngo uratanga ibitambo kugira ngo inyatsi kuveho, ntabwo inyatsi wayivanwaho n'ibitambo. Inyatsi ntiwayivanwaho n'ibindi bintu. Icyambere kikuvanwaho inzozi zigira ibisobanuro. Inzozi zigira ibyiciro bitandukanye. Hari izindi nzozi noneho umuntu arota ziba ku buzima bw'umuntu, akenshi usanga ziba zijimije, ukazirota ugasanga icyo kintu urimo urarota ni ikintu utazi ndetse ni n'ikintu utigeze ubonaho. Noneho rero hari inzozi zivuga ibyo waciyemo, hakavuga inzozi zivuga ibyo unyuramo uyu munsi, hakavuga n'ibyo uzacamo. Hari abantu bajya bagira gutya bakagira inzozi, wenda reka ntange nk'ingero nkeya. Niba warigeze urota izi nzozi ukazirota ukazibona, ni ukuvuga ngo ubusobanuro bwabyo bivuze yuko imbere yawe uko byagenda uko ariko kose. Ni ukuvuga ngo kugira ubutunzi rero, niba ushaka ubutunzi burakorerwa kandi bugaharanirwa, kubera yuko ubu butunzi twese turabwemerewe. Ni ukuvuga ngo niba wari urimo upanga diro n'umuntu, wajya kubona ukabona ari akantu k'akayoka kamugendaho, cyangwa se hari n'igihe ujya kurota ukarota ukabona agafashe. Reka nanjye mbasuhuza kandi mbashimira mwese badukurikiye kuri ISEZERANO TV. Ni by'agaciro gakomeye cyane kuba mugarutse kwa natwe umwanya nk'uyu nguyu. Reka ngushimire wowe aho waba uherereye hose, waba uri hano mu Rwanda cyangwa se uri muri diaspora, ndetse ntibagiye inshuti zacu ziri i Burundi. Murabizi ko tubakunda kuko namwe mudukurikira muri benshi cyane. Reka mabwenga amahoro y'Imana abe muri mwebwe. Kuri kamera turi kumwe na Pastor Emma. Yego. Twishimiye kongera kwakira ku ISEZERANO. Nanjye ndanezerewe kongera kugaruka ku ISEZERANO. Ndabasuhuje, muhabwe umugisha n'Imana. Abantu mwese bo ku ISEZERANO TV, Imana ibahereze umugisha. Amen. Murabizi rero Pastor Emma ayoboye itero bita Eri Erohi Pentecost. Eri Erohi. Eri Erohi. Harya Erohi bivuga? Eri Erohi bisobanuye Imana niyo Mana. Imana niyo Mana. Erohi ubwabyo ni Imana. Yego. Imana niyo Mana. Imana niyo Mana yacu. Niyo Mana y'abatuye isi yose n'abanyarwanda muri rusange. Yego. Pastor, ngaho turagize Imana twinjira mu kiganiro. Kadusenge. Data mu izina rya Yesu, uri Imana nziza, uri Imana y'amahoro, uri Imana y'ubutware n'ubushobozi, urera kandi urakiranuka, nta wakwiringiye uzigera akorwa n'isoni keretse abava mu masezerano ari nta mpamvu. Iyi saha rero nyemerera imbaraga zawe zururuka, ubutware bwawe bwururuke, ubane natwe muri iki kiganiro. Ntaba ari njye uvuga ahubwo aba ari wowe wivugira. Icyo wagambiriye gukora uyu munsi ugikore, kandi uwo wagambiriye gukiza umukize, maze izina ryawe rirusheho guhabwa icyubahiro. Urakoze Yesu Kristo, amen. Pastor, abantu ngira ngo bamaze kumenyera hari seri y'ibigano twagiye twatangije irimo ibintu byo kubohoka. Hari nk'abantu baba ubushize n'uba twarabivuze, hari abantu ubusanga ibintu bimubaho akabifata nk'ibintu bisanzwe, ariko mu by'ukuri hari izindi mbaraga zibiri inyuma. So usanga hari ibintu biba ku buzima bw'abantu, ariko iteka buri kintu cyose kiba ku buzima bw'umuntu kimuzaho hari umwuka uzanye icyo kintu. Bibango ntago biba ari impanuka. Ntago biba ari impanuka. Akenshi bizanwa n'umwuka, kandi uwo mwuka ukaba ari uw'abadayimoni, kuko ijambo riravuga ngo umujura ntazanwa n'ikindi, azanwa no kwica no kwiba no kurimbura. Yego. Hari nk'ikintu bita inyatsi, wenda nkivuzeho gatoya. Usanga umuntu akubwira ngo agira inyatsi, ariko nyirizina amafaranga akorera ntago aba yayataye, nta nubwo aba yayajugunye. Ni ukuvuga ngo we nyirizina n'ubundi
niwe uba wayakoresheje. Ahubwo icyo bita inyatsi ni iki? Ni ikintu cyiza kigatuma ukoresha amafaranga yawe mu bintu utateganyije. Urugero, ni ukuvuga ngo umaze guhembwa amafaranga yawe, ukiyahembwa ugeze mu rugo usanga umwana yarwaye, ni ukuvuga ngo ntibyari biri muri bije, ukawirukanka ukamujyana kwa muganga, ubwo ayo ni amafaranga agiye. Kama kukodesha taxi voiture, ibintu nk'ibyo. Urakodesha taxi voiture, uragerayo wishyure kwa muganga, uragerayo umwana umugurira utuntu mu nzira kugira ngo kuko umwana yarwaye, ayo mafaranga ubwo baragiye n'imiti nayo ubwaye. Noneho wagaruka wagera mu rugo ugasanga uwo wasize mu rugo yitendetse ku rugi araruca. Reka nicare mbyumve neza ibyo bintu. Yitendetse ku rugi agira gute araruca, amaze kuruca ubwo ukirukanka ukajya he gushaka umusuderi nawe akabanza akayagukuramo. Ni ukuvuga ngo mu gihe ukitekerezaho uvuga ngo bimeze gute, n'umuvandimwe wawe akaba araguhamagaye ati ubu tuvugana mudamu wanjye agize ikibazo gikomeye cyane kandi nta wundi muntu mfite wo kwitabaza, ni wowe rwose, ndwanaho. Ubwo ukabugeze ugatanga amafaranga. Igihe ukibitekerezaho hagahita haboneka ikindi kintu utari wapanze muri gahunda kikaboneka ku buzima bwawe. Wajya kureba neza ugasanga amafaranga ashize nta kintu yakoresheje. Ni ukuvuga ngo amafaranga akiza hahita haboneka ibibazo biruta ya mafaranga uhabwa. Icyo gihe uwo ni umwuka w'abadayimoni w'inyatsi wo kuguheza mu buzima bwo kwizengurukaho. Nubwo mu buzima bwawe ukora, ariko dayimoni afite umugambi wo kuguheza mu buzima bwo kwizengurukaho. Icyo nicyo bita inyatsi. Ntabwo amafaranga uba wayataye, nta n'ikiyakwambura, uretse ko nanone hari n'izindi nyatsi ziza zigatwara amafaranga ukayashyira mu nzu, bwacyo ukayabura. Bwacyo ukayabura. Ariko ngira ngo iyo abantu bakunze guhura nayo cyane niyo ngiyo yo guhura n'ibibazo utateganyije. Ugahura n'ibibazo utateganyije bikaza ari byinshi, noneho wajya kugira gutya ukajya nk'urugero, wajya kohereza amafaranga ku mu agent, wajya kugira gutya ugasanga uyoherereje undi, ukajya kuzenguruka uyashakisha, kuyazenguruka niko utega niko ugira gute kugira ngo ya mafaranga yawe azongera kugarukira, ugasanga bifasha igihe, bifasha akanya. Ni ukuvuga ngo izo ni fagiteri z'inyatsi ziba ku buzima bw'umuntu. Cyangwa wajya kwishyura ukishyura menshi kandi ntibayagusubize. Ibyo ni ibintu bibaho mu buzima bwa buri munsi, ugasanga uko ubonye amafaranga ibibazo ni ukuvuga ngo ntibiyoberwa itariki uhemberwaho. Ugihembwa ibibazo bihita bitera ku muryango. Icyo rero nicyo bita fagiteri y'inyatsi. Mu buzima bwawe bwa buri munsi uhora ubona ibintu bikwaka amafaranga, ariko ntubona ubusiyo nyinshi zo kwinjiza amafaranga. Ni ukuvuga ngo ayo ukorera namwe, ariko ibibazo bihora biza ari bishasha. Noneho hari umuntu najyaga nsengera, we yacuruzaga butike, wakambwira ati duhura bwa mbere mbwa ati ngiye mfite ikibazo, ndacuruza amafaranga aho nyashyira ni hamwe, ariko iyo mbyutse mu gitondo amafaranga ndayabura. Nareba nkasanga uko nakinze ni kwa kundi, nareba nuwo mu nzu ninjye nyiryamamo, nareba amafaranga nkayabura. Iyo nazo ziba muri fagiteri z'inyatsi, kubera yuko hari abadayimoni batagaragarira amaso, ariko bagenda ku buzima bw'umuntu. Iteka ugasanga ushobora kuba wakorera amafaranga, bo bakabasha kuza kuyadepurasa bakayatwara. Iyo ni rurangiza. Aho dayimoni barahari cyane, bakayadepurasa bakayatwara. Uwo ni umwuka. Ikindi cyo ngewe buriya, hari igihe umuntu agira gutya ugasanga urarwaza abana bya hato na hato. Uyu munsi umwana wa mbere ararwaye, avuyeho agiye undi, ugasanga mu buzima uhora mu buzima bw'uburwayi. Ni uburwayi. Ni ukuvuga ngo hari igihe tubifata nk'aho ari ibintu bisanzwe, ariko buri kintu cyose kiba ku buzima bw'umuntu haba hari umwuka ugiherekeje byanze bikunze. Ni ukuvuga ngo rero uwo mwuka w'uburwayi uba mu rugo rwawe, ukabamo ugahora wizengurukamo. Ni ukuvuga ngo hari ikintu gikenewe, ukeneye gusenga kandi cyane, ugasenga cyane. Akenshi usanga abantu badakunda kubyumva cyangwa se ngo babyakire, ndetse rimwe na rimwe
hari nk'umuntu wambwiye ejo bundi ati ibyo bintu by'imizimu ntago, ati si yo mizimu, ati njya nizera Yesu, satani se, satani nta bubasha mfiteho. Buri uramutse ubaye utemera ko satani agufiteho ububasha, nta nubwo wakwizera amaraso ya Yesu. Kubera iki? Akenshi aho umwana w'Imana ari na satani aba akwiriye kuba hari kugira ngo amurwanye. Ku ijambo rirambwira ngo Yesu avuye muri 40 amaze kuyasenga 40 ayarangije, kandi ari umwana w'Imana, igihe yicaye satani niho yamusanze aramubwira ati niba uri umwana w'Imana. None niba satani abasha gutinyuka umwana w'Imana kandi avuye muri 40, ubu utabasha kwiyiriza n'amasegonda 30, ni gute wowe atabasha kugutera? Ntabwo ubasha kwiyiriza n'amasegonda 30. Ni ukuvuga ngo umuntu utarwanywa na satani ubwo ni uwa satani, ariko niba uri umwana w'Imana satani azakurwanya. Impamvu azakurwanya niye kugira ngo ubivemo umugarukire. Ni icyo ngicyo kiba ku buzima bw'abantu. Ntekereza ko abantu babisobanukiye inyatsi, hari n'igihe tuzazisobanura neza birenze ibi ngibi, twumve n'icyo umuntu akwiye gukora kugira ngo izo nyatsi zibe zagenda. Ahubwo ariko uyu munsi turebe ku nzozi, kuko ubushize dusa nkaho twagiye tuzikomozaho ubitangamo ingero nkeya werekana inzozi, ariko ndagira ngo uyu munsi turebe inzozi n'ingaruka zishobora kuba zagira ku muntu. Wenda nsubiye inyuma gatoya, navuga iyo tuvuga ibi ngibi akenshi bakunda kubisanisha n'ibyagiye biba ku buzima bw'abantu. Ibi bintu tuvuga akenshi abantu benshi bagiye babikomerekeramo. Noneho waza ugakora ikiganiro nk'iki agatangira avuga ati ubwo ngubwo urashaka kutwiba, urashaka kutwaka ibitambo, urashaka kugira gute. Ndagira ngo mbanze mvuga iki kintu. Ni ukuvuga ngo mu buzima bwa buri munsi yego birashoboka ari uwo mwahuye nawe aragukomeretsa, ari uwo mwahuye nawe birakugora, ariko ntago bikuraho ko Yesu ari muzima, kandi ntibikuraho ko hari 7,000 bitarapfukamira Bayali. Icyo nshaka kuvuga ni iki? Ni ukuvuga ngo iteka ibikuzana mu bitambo, ibyo ngibyo ntabwo akenshi ntabwo aba ari iby'Imana, kuko iki kinyejana turimo ntabwo hakora ibitambo. Haramutse hakoze ibitambo ntabwo Yesu yaba yarapfuye, nta nubwo Yesu yaba yarabambwe. Ni ukuvuga ngo Yesu yaraje, bya bitambo by'inuma, bya bitambo by'intungura, bya bitambo by'ibimasa, bya bitambo by'ibyaha, bya bitambo byo twatambaga byose araza arabikavaringa. Uyu munsi rero uza kukubwira ngo uratanga ibitambo kugira ngo inyatsi kuveho, ntabwo inyatsi wayivanwaho n'ibitambo. Inyatsi ntiwayivanwaho n'ibindi bintu. Icya mbere kikuvanwaho ni ukwizera Yesu Kristo no kumenya yuko ufite mu buzima bwawe wakanwa kuwasizwe akakwaturaho amagambo y'umugisha. Rero warakomeretse nibyo, ariko ongeramo imbaraga y'ubutware wongera usenge. Nicyo nashakaga kuvuga gitoya. Reka tugaruka noneho turebe ku nzozi. Niho nari nkubajije. Reka turebe ku nzozi. Wenda reka mvuge ku nzozi. Hari inzozi abantu bajya barota kandi zifite ubusobanuro kandi bwa nyabwo. Noneho reka mvuge wenda nka nkeya zijya zikunda kuba ku buzima bw'umuntu. Hari igihe uzajya kuryama, nujya kuryama urote, kandi urote uri kurya. Noneho ibyo bintu urimo urarya ukarota urimo urarya inyama. Hari abantu bakunda kurota kandi bakarota barimo barya inyama. Wenda pastor tutarinjiraho cyane, nashaka kujya umenye ubu ni inzozi buriya ntago zaba zifite ibyiciro bitandukanye, ku buryo umuntu ashobora kumenya ko inzozi yarose ari inzozi zifite igisobanuro cyangwa se ari izindi nzozi inzozi zigira ibisobanuro. Inzozi zigira ibyiciro bitandukanye. Ni ukuvuga ngo hari inzozi akenshi twita ngo ni inzozi, hari inzozi z'imiruho. Hari icyo bita inzozi z'imiruho. Inzozi z'imiruho ni za nzozi ziza ariko noneho zikaza zigendanye n'amarangamutima y'umuntu. Ni ukuvuga ngo ni urugero, uyu munsi urakennye, noneho ariko muri uko gukena kwawe uyu munsi wigeze winjira muri banke, urangije ureba amafaranga abantu barimo bayabara, maze uratekereza mu mutima wawe uravuga ngo ariko se buriya ari amafaranga, buriya ari amafaranga wayampa we. Noneho wataha uryamye, ya mafaranga wabonye tena
ukabona ava mu ntoki z'umukozi wa banki, ukabona aza mu ntoki zawe ugiye kubikuza mbere, ugiye kubikuza kandi nanone muri ya banki. Ni ukuvuga ngo izo ni inzozi z'umuruho. Noneho ugasanga umusore yigeze abona umukobwa mu muhanda arimo agenda, aramwitegereza, aramureba, aramubona, aramukunze neza, areba uburyo ateye, areba uburyo agenda, areba uburyo atambuka, areba isura ye, yumva aramukunze. Noneho aryamye nijoro rero ahita arota yakoze mariage na wa mukobwa. Nuko ngo niba yarose yakoze mariage na wa mukobwa, izi ntabwo ari inzozi zifite igisobanuro. Uzi impamvu? Ni ukuvuga ngo ikibaye ni iki? Ni ukuvuga ngo akoze icyo bita kuza. Inka ijya ibasha kurisha, noneho nyuma ikaza kuza gukora icyo bita kuza. None izo nzozi rero akenshi zikunda gutanga ubusobanuro bw'ibyo twirirwamo, ubuzima bwacu bwa buri munsi. Niba bakubwira ngo umushonje arota arya, ni ukuvuga ngo kubera yuko nkeneye kurya, rimwe na rimwe nkarota ndimo ndarya. Hakaba izindi nzozi rero, noneho mu buzima bwa buri munsi hari izindi nzozi noneho umuntu arota ziba ku buzima bw'umuntu, akenshi usanga ziba zijimije, ukazirota ugasanga icyo kintu urimo urarota ni ikintu utazi, ndetse ni n'ikintu utigeze ubonaho, ndetse wanabireba ukabona nta n'ubwo ubashije kubona uburyo bwo kubisobanukirwa bwa nyabwo. Izo nizo nzozi uwitwa Yosefu yigeze arota. Arangije arota ngo nabonye imiba yanyu tujya gusenya dufite inkwi, ariko mbona imiba yanyu murahambira, ngiye kubona mbona turayishinze turayihagaritse, ariko ngiye kubona mbona imiba yanyu irahagaze, imiba yanyu iraguye, uwanjye usigara uhagaze. Ni ukuvuga ngo ibyo bintu binyuze mu miba, ibyo bintu binyuze mu miba, ni ukuvuga ngo ni inzozi zizimije, ariko muri zo zifitemo igisobanuro. Ni ukuvuga izo nizo nzozi Yosefu yarose, zari zisobanuye yuko iyo miba yunamye ikagwa, ari bene se ndetse na se bazabasha kumupfukamira. Ibyo ngibyo atari umwuka w'Imana, nta muntu wabasha kubigusobanurira. Izo nizo nzozi umwami Farawo yarose. Umwami Farawo yarose aryama akabona umwaku wamusanze ibwami mu mashuka. Hari abantu uyu munsi wano hari igihe ubwira abantu ukababwira ati buriya mu buzima ibintu byose birashoboka, ariko Farawo we yararyamye abona umwaku, ngo abone inka 7 z'iminanu ngo z'umwaku koko, ngo arangije abona n'izindi nka 7 z'imishishi. Izo ni inzozi zizijimije zitabasha gusobanurwa n'umuntu uwo ari we wese, zikenera abanyabwenge kugira ngo babashe kuba bakurotorera inzozi. Izo ni inzozi zijimije cyane, akenshi ziba zifite igisobanuro, ndetse zishobora kuba zarotwa n'umuntu uwo ari we wese, kandi ikindi zigakunda kurotwa n'abantu bazakomera. Akenshi zikunze kuba zihishemo igisobanuro, igisobanuro cyabasha kurokora abantu benshi, cyangwa se cyabasha kukurokora mu gihe cya none cyangwa se igihe kizaza. Hakaba izindi nzozi ziba zifite ubusobanuro bw'ubuzima urimo uranyuramo, ugasanga uraryamye urarose, ariko nanone izo nzozi urose akaba ari ibintu urimo uranyuramo. Hari inzozi urota zerekana ibyo urimo uranyuramo, ariko nanone bikaza bijimije, ariko nanone bikerekana ibyo urimo uranyuramo. Ngira ngo izo nizo nari ntangiriyeho, akenshi zikunda kugaragaza ibyo urimo uranyuramo aka kanya, kuko inzozi zishobora kuvuga ibyo urimo uyu munsi, zikavuga ibyo waciyemo, zikavuga n'ibyo uzacamo. Inzozi zishobora kubisobanura byose. Noneho rero hari inzozi zivuga ibyo waciyemo, hakavuga inzozi zivuga ibyo unyuramo uyu munsi, hakavuga n'ibyo uzacamo mu buzima bwa buri munsi. Akenshi iyi mpano y'inzozi kandi buri muntu wese arayifite. Buri muntu arayifite, buri muntu we, yaba akijijwe yaba adakijijwe, iyi mpano arayifite. Aho bitandukanira ni hehe? Bitandukanira ko ku muntu udakijijwe akenshi ni ukuvuga ngo iyo mpano ntabwo iba yejejwe, ntabwo iba itunganye. N'ibyo arota bizatandukana n'iby'umunyamasengesho. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu iyo mpano nta n'ubwo ayimenyaho, ntabwo ashobora kumenya ko iyo mpano ayifite, nta n'ubwo ashobora kumenya ko iyo mpano iri muri we. Akenshi uzasanga
akakubwira ati kandi njyewe buriya nkabya inzozi. Nkabya inzozi njye munyitondere. Nkabya inzozi. Yari abantu bazwiho ngo gukabya inzozi. Bazwiho gukabya inzozi. Akaba ari umusi ati njye nubwo ubona icupa ndimerera nabi, ariko njye buriya ndose ikintu nkakikubwira, ujye witonda njye nkabya inzozi. Ugasanga iteka arabikubwira nkabya inzozi, ariko kuko wanakurikirana ugasanga nibyo. Wakurikirana ugasanga nibyo. Ngo iyo mpano rero arayifite, ariko ntabwo azi uburyo yayikoresha kugira ngo imugirire umumaro. Imugirira umumaro abe yabasha kuyibyaza umusaruro. Ugasanga koko ibintu biba ku buzima bw'umuntu arabirota akabibona, ariko ntabashe kubisobanukirwa. Ngo rero iyo udakijijwe iyo mpano ibihishe kandi kabihumanye, ariko iyo umaze gukizwa ya mpano nayirezwa. Iyo yejejwe utangira kurota ibifite umumaro, none ukatangira kurota inzozi zifite ubusobanuro ku buzima bwawe. Ariko iyo utarakizwa ni ukurota amacupa y'inzoga bayagukubita mu mutwe, kurota wasinze ukarara muri ruhurura, ubwo buzima ukarota akaba ari bwarota. Rero iyo umaze gukizwa iyo mpano irezwa, ariko buri muntu wese iyi mpano arayifite. Ni ukuvuga ngo hari n'abarota bakagira ikibazo cy'uko ibyo barose barabyibagirwa. Ni ukuvuga ngo ku muntu udakijijwe abasha kubyibagirwa kubera yuko nta mumaro bifite. Ikindi cyongeyeho, iyo ukijijwe ukarota ukabasha kwibagirwa, biragusaba gusenga cyane kugira ngo Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru iyo mpano yongere iyishyiremo imbaraga cyane, kugira ngo nujya urota ujye ubasha kugira ibyo warose ugire gute ubyibuke. Nicyo bishatse kuvuga. Rero twihuse cyane hamwe nari ntangiriye. Yego. Nari ntangiye mvuga ngo hari abantu bajya bagira gutya bakagira inzozi. Wenda reka ntange nk'ingero nkeya kugira ngo wenda tuzakomeza. Iyo tuvuze ikintu bita inzozi ni ikintu kinini cyane, kuko iyo tuvuze inzozi ubutaha ni ingaruka nzagaruka tuvuga. Uyu munsi twavuga ku nzozi, ariko hari n'ikindi bita inyenyeri. Uri ubutaha nicyo tuzakirebaho nacyo, ariko uyu munsi reka tuvuge ku nzozi. Nk'urugero rumwe, hari ubwo nari ntanze mvuga ngo hari abo uzajya kubona ubone bararyama, ariko najya kurota akarota arimo ararya. Icyo kimwe ni muri fagiteri, kandi uwo muntu arasenga, kandi uwo muntu arakijijwe. Izo ni muri fagiteri zigaragaza umuntu aboshywe n'imbaraga z'imyuka mibi, ariko nawe ntabwo azi ibintu bimuboshye. Nuvuga ngo kurota urya uko ibyo waba urya byose bisobanura ko ubwo ndashaka kuvuga iyo urota urya, ariko nanone ukarota urimo urarya inyama. Urimo urarya inyama, ariko nanone buri uko uryamye. Ndabisobanura mu buryo bubiri. Ni ukuvuga ngo niba uryama ukarota urya ibyo waba urimo urarya byose, ni ukuvuga ngo kandi ukarota ibyo urimo urarya ukabirya ukabimara. Ni ukuvuga ngo bisobanuye yuko muri wowe harimo umwuka wo kudatera imbere. Uti ni gute? Ni ukuvuga ngo impamvu warose urimo urarya, ni ukuvuga ngo bisobanuye yuko muri wowe icyo wabasha gukorera cyose, icyo wabasha kubona cyose, wabasha kugikoresha cyangwa se ukakirya ukakimara. Ni ukuvuga ngo muri wowe ntabwo harimo umwuka wo gutera imbere. Niyo mpamvu waryamye urota bakuzanira ibiryo, amafiriti meza, bakuzanira inkoko nziza, byose urabirya urabimara. Ati nta na kimwe nasigaje. Ni ukuvuga ngo kuri wowe hariho ikintu cyitwa umwuka wo kudatera imbere. Uyu mwuka warakwambaye, uyu mwuka uri kuri wowe, uyu mwuka uko byagenda uko ariko kose, kuko uyu munsi impamvu bimeze gutyo, urarota ibyawe byose urabirangiza, nta kintu na kimwe usigaza. Ni ukuvuga ngo uwo mwuka warakwambaye, hari ikintu cy'umwuka wo kudatera imbere. Noneho hakaba izindi nzozi nanone ukarota, ariko ukarota urimo urarya inyama. Kenshi ukunda izi nzozi iyo ziza kunda kuzigira izo nyama ziza mu gisorori, akenshi kandi zikaza ari inyama zitogosheje, ndetse rimwe na rimwe abenshi bakanazibona ari inyama z'abantu zisa naho ziboze mu kuntu, ugasanga izo nyama urazirya. Niba warigeze urota izi nzozi ukazirota ukazibona, ni ukuvuga ngo ubusobanuro bwabyo bivuze yuko imbere yawe uko byagenda uko ariko kose, hatabayeho gusenga, hari umwuka w'uko uzarogwa, ariko atari uburozi bw'ubuhuherano, ahubwo uburozi bw'ubutamikano. Ni ukuvuga ngo bazakuroga uburozi butari ubwo, ntabwo buzaba ari ubuhuherano, ntibuzaba ari iki, ariko azaba ari uburozi bw'ubutamikano. Nicyo biba bishatse kuvuga. Biba bishatse kuvuga ngo usenge, biragusaba gusenga, ugasenga.
nuko ngo icyo bigusaba rero biragusaba ngo usenge, biragusaba ngo wegere Imana, biragusaba ngo izo nzozi uzisengere uwo mwuka wirukane. Binajyana n'iki? Binajyana n'uwo mwuka wabonye urimo urarya, uwo mwuka wo kugusubiza inyuma, biragusaba nabwo usenge cyane kugira ngo Imana ihagararane nawe. Ikindi cyongeye wegere umutambyi agusengere kugira ngo Imana igufashe kandi kurinde ihagararane nawe. Hari izindi nzozi za kabiri zijyanye n'umwuka wo gusubira inyuma. Hari igihe uzaryama, wenda pastor tutaragera aho ngaho nashaka kubaza kuri ibi byo kurota urya inyama. Hari nabo ngo bajya barota barya inyama ariko barizirya noneho ari mbisi. aho ngo rero urimo urarya inyama ariko akazirya ari mbisi, uwo muntu afite ikintu afite umwuka mubi cyane. Uyu mwuka ntago ari noneho bitandukanye no kuba za nyama zihiye, bitandukanye no kuba za nyama zihiye. Noneho uyu mwuka wo kurota ariko noneho ukarya inyama ari mbisi, ni ukuvuga ngo biragusaba gusenga cyane. Hari umwuka w'abadayimoni. Noneho uyu mwuka w'abadayimoni ni wa mwuka w'abarozi babasha kukuroga ariko noneho bakaba babashaho kugutangaho ibitambo. Nuko ngo bakagutangaho ibitambo. Nuko ngo biragusaba gusenga. Hari umuntu uri kukuroga ariko noneho uburyo arimo arakurogamo ntabwo arimo arakuroga uburozi bw'ubutamikano, ahubwo arimo arakuroga bya bindi byo kugutangaho ibitambo. Ni ukuvuga ngo biragusaba gusenga kugira ngo Imana ihagararane nawe. Niyo mpamvu wabonye izo nzozi urimo urarya inyama ariko ukazirya ari mbisi. Ni ukuvuga ngo hari umuntu urimo arakuroga kandi akaba arimo aragutangaho igitambo kugira ngo abe yagirira nabi ubuzima bwawe. Nicyo ngicyo biba bivuze. Wari ukidukomereje? Nari nkomeje. Noneho hari izindi nzozi za kabiri. Izi nzozi rero, izi nzozi nshaka kuvuga, hari abantu bazirota kenshi. Ugasanga uri mukuru, uri umugabo, amashuri warayarangije ndetse nta nubwo uteganya kwiga, ariko waryama ukarota uri mu ishuri, ukabona wambaye iniforume ya kera, za kontoni na za kaki. None iryo shuri ryo ni naribi, nuba byibuze ntunahereye basi muri nayini, basi ntunahereye no muri segonderi, ariko none ukibona muri primaire, ukibonayo ukabona nihuri. Ni ukuvuga ngo icyo bisaba ni ugusenga cyane. Hari umwuka uri ku buzima bwawe, akenshi dukunda kuvuga ngo ni ishuri, ngo narose hari ishuri rindi imbere rigize. Iri shuri riri kuri imbere ariko iri shuri rirajyana n'umwuka wo kugusubiza inyuma cyane cyane mu buryo mu buzima warugezeho. Itegure ko ugiye gusubira inyuma, itegure ko ugiye gusubira inyuma. Akenshi iyo birose uri mu kazi, bashobora kukwirukana mu kazi, bashobora niba wacuruza gushobora guhomba ugasubira ku isuka. Ni ukuvuga ngo ni umwuka ugufata ukagusubiza inyuma ku rwego warugezeho ukongera ugasubira inyuma. Ukibirota rero bisaba gusenga, kubera yuko uyu mwuka ujyana n'iki? Ujyana n'abantu. Utuye i Kigali, uranahubatse, waturutse mu cyaro, ntuzasubirayo, ariko uyu munsi ukibona wasubiye mu cyaro ku ivuko. Ukibona urimo urajya kwahirira inka, urimo urajya kuragira ihene, urimo urajya kuragira ingurube, wasubiye ku ivuko. Uyu mwuka ni umwuka mubi cyane, ni umwuka wo kugusubiza inyuma. Biragusaba gusenga. Hari umwuka urimo urakuzengurukaho wo kugusubiza inyuma. Uyu mwuka urimo uragusubiza inyuma, byanze bikunze biragusabamo gusenga. Biragusabamo gusenga. Niba wararose ukarota wasubiye iwanyu mu cyaro, noneho hari n'uba yaragiye imahanga ariko akarota yasubiye iwabo mu cyaro, basi ntunarose waje i Kigali. Ugase wagarutse mu Rwanda, asubira he? Mu cyaro. Wibereye muri Amerika uri kurota wasubiye ku Gikongoro urimo nko guhinga. Ku Gikongoro arimo arahinga. Tokesha abazima amapepa ashye, abo ngabo ni abazimu. Uwo ni umwuka wo kugusubiza inyuma kandi ni umwuka wo kukunaniza. Nshuti bene data, ndagira ngo mbabwire ibi bintu mubyumve cyane.
akenshi hari abantu bizera ariko bakizera buhumyi, ugasanga akubwira ngo Yesu yarangije byose. Yesu yarangije byose, ariko Satani arahari kandi dutuye mu isi ituwemo na Satani. Ni ukuvuga ngo Satani arakora kandi arakora ku mugaragaro. Ni ukuvuga ngo iki kirere turimo dukoreramo, turimo turakorera mu kirere cyuzuwemo n'imbaraga z'umwijima. Iyo mvuga bino bintu rero mbagira ngo abantu babyumve, basobanukirwe uko wasenga kajana, ntabwo turageraho Satani atabasha gutera ibuye. Ni ukuvuga ngo uko waba ukijijwe kose Satani arakurwanya byanze bikunze, kandi kugira ngo dore ntuzibasha gutuma utsinda imyuka mibi, ni ukubanza ukemera ko ihari kandi ukabanza ukayimenyaho. Igihe utarayimenyaho ukaba ucyuzuye umwuka ukubwira ngo nta Satani ibaho, ngo nta myuka mibi ibaho, wana icyo dayimoni aracyagufite kandi aracyakuboshye. Uzasenga inkweto ihengame, uzabyina, uzajya mu butayu, uzagira gute, ariko umva nkubwire hari ibintu utazatunga. Reka ndagira mvuga ibi bintu gatoya. Hari ikintu bita kugira ubugingo, hari n'icyo kugira ubutunzi bwa hano mu isi. Ni ukuvuga ngo iyo ushaka ubugingo urakizwa kandi ugakizwa neza, ukanga icyaha n'igisa nacyo, ukakira Yesu ukamutunga muri wowe. Yesu rero wakena ntabwo byirukana Yesu muri wowe, bagusohora mu nzu ntibyirukana Yesu muri wowe, waba urara ntabwo byirukana Yesu muri wowe. Icyo areba ubugingo. Noneho hari ikindi cya kabiri rero, kugira ubutunzi hano mu isi ni ikindi cya kabiri. Nuko ngo kugira ubutunzi rero, niba ushaka ubutunzi burakorerwa kandi bugaharanirwa, kubera yuko ubu butunzi twese turabwemerewe. Aya mazu meza, aya ma etaje, izi modoka, ibiki, twese turabyemererwa. Ni nayo mpamvu nta muntu wagakwiriye kuba ategereje ngo bamuhanurire ngo agiye kubona imodoka. Twese turabyemerewe gutunga imodoka, yaba umusinzi, yaba ukijijwe, twese turabyemerewe. Ahubwo abasenga ingorane duhura nazo, ni ukuvuga ngo tukiva hari irode bari kwa Makeri, ni ukuvuga ngo dutangira intambara, tugatangira kurwana. Hari ibintu biturwanya, tuva irode bari kwa Makeri hakagira ibintu biturwanya, tukicika Satani ahita tugabaho ingabo. Izo ngabo rero zitunaniriza ahantu intege nkeya za muntu ziba. Dayimoni atangira kukunaniriza mu kukwambura ibyo wari utunze. Y'ibyo wari utunze bigiye, niho izo ntege nkeya zituruka, ugataha wasubira inyuma. Dayimoni abatangiye kukunaniza. Rero dayimoni yarimo kunaniza, nawe ukwiriye kwiga kugira gute kumunaniza. Ikibazo cy'abantu, hari uburyo basenga ariko bagasenga nabi. Nukuvuga ngo ubugingo ukwiriye kubusigasira, ukabubwingingira, ukabana n'Imana, ukagumya ukarinda agakiza, ukagumya ukanga icyaha n'igisa nacyo. Ariko noneho byagera mu gusenga, usaba kubohoza ibyawe, usaba kubona umugisha, ugasenga muri bwa buryo, bugaragaza ko wamize Imana muri wowe. Kuko umwana w'Imana ntabwo yinginga, arategeka. Ko dufite ubutware bwo gukandagira inzoka na za sikoropiyo. Hari benshi bavuga ngo ibingibi tuba tuvuga ngo abadayimoni n'ibikingo n'ukugwa. Umva nkubwire, Yesu yaravuze ngo nimunyizera muzirukana abadayimoni, muzakora byinshi, ndetse muzirukana abadayimoni mu izina ryanjye. Rero uyu munsi iyo twirukana abadayimoni tuba turi muri misiyo ya Yesu. Rero uyu munsi ijambo ryo rirambwira ngo nimurwanye Satani nawe azabahunga. Rero banza wambara imbaraga yo kurwanya Satani, noneho wambara imbaraga yo kubohoza ibyawe, kuko Imana yarabigusezeranije ndetse biranahari, ariko Satani yarabiboshye kugira ngo utabyakira. Ukeneye kubibohoza. Ukeneye akanwa k'umutambyi wabyanga wabyemera, nubwo muri iyi minsi hari uburyo mutakibagirira icyizere, ariko akanwa k'uwasizwe uragakeneye cyane kugira ngo uhagurutswe aho hantu, sibyo? Kugira ngo uhagurutswe aho hantu. So rero narindi kuri izo nzozi zivuga ngo urose wagiye mu cyaro, abazimu bashye. Senga Imana, uwo ni umwuka wo kugusubiza inyuma. Ukeneye gusengerwa Imana, ukeneye kubana n'Imana. Hari inzozi nanjye kera byajyaga bikunda kumbaho, noneho nkaryama, namara kuryama hakaba igihe ndota
habona inzoka habona irimo iraza iranduma mu kiganza, irimo iranduma mu kiganza. Icyo gihe nahitaga iyo nabirotaga abantu ubukene ubu bugiye kumbaho tu, bukaza bukambaho, ubwo ngo inzoka ukibona ikuruma mu kiganza, ukibona bisobanuye ko hari imbaraga z'abadayimoni, hari umwuka w'inyatsi, nibwo bwa buryo wa mwuka uzamo ikikurya, ukibona ikurya mu kiganza. Ibyo bijyana, hari n'abantu barota imbeba zibarya mu biganza. Nuko ngo bisobanuye yuko hari umwuka w'inyatsi ugiye kuza, tayari uwo mwuka winjiye, uwo mwuka urahari. Senga usenye wirukana umwuka w'inyatsi. Nibiba ngombwa usanga abakozi b'Imana bagusengere, ubwo tayari kabaye, ntabwo urongera gutunga amafaranga. Nonese pastor, umuntu aramutse agusengeye ibyo bintu byabaye, warose izo nzozi, umuntu ashobora kugusengera izo nzozi, uwo mwuka ukavaho? Uwo mwuka uvaho. Uwo mwuka uvaho, abaho kugusengera Imana, uwo mwuka ukava ku buzima bwawe. Uko byagenda kose icyo ukeneye ni ukuvuga ngo uwo mwuka urimo uraza, niba waranaje byanze bikunze hari ikigomba gukorwa kugira ngo uwo mwuka ukuveho. Noneho niba urimo uraza utari wahagera, ukuvuga ngo hari turimo turasenga tugushireho urukuta rw'amasengesho kugira ngo uwo mwuka ntuzabashe kukwambara. Icyo nicyo bivuze ku buzima bwawe. So rero igihari ni ukuvuga ngo icyo gihe umuntu abasha gusenga kugira uwo mwuka ukabasha kuba utagera ku buzima bw'umuntu. Noneho reka mvuge wenda indi imwe nsoze wenda tuzakomeza. Noneho hari undi mwuka nanone, hari undi mwuka igihe uzajya kubona ubone urose inzoka ntikurumye ku kiganza, cyangwa se inzoka urayibonye uyibona ahantu uryamye, cyangwa se inzoka urayibonye uyibona mu nzu yawe, ariko uyibona mu nzozi. Ibona mu nzozi, ubona inzoka mu nzu. Ni ukuvuga ngo biragusaba gusenga cyane. Hari umuntu urimo urakuroga, hari umwuka w'uko barimo barakuroga hafi aho ngaho, hari umuntu urimo urakoherereza imyuka mibi. Ni ukuvuga ngo biragusaba gusenga ukirukana imbaraga z'abadayimoni. Hari umuntu urimo urakohereza imbaraga z'abadayimoni kandi arimo arakoherereza imbaraga z'imyuka mibi ku buzima bwawe. Igihari rero biragusaba gusenga cyane kugira ngo Imana ihagararane nawe, biragusaba gusenga cyane kugira ngo Imana igufashe kandi kurwanirire. Ni ukuvuga ngo icyo gihe iyo nzoka urimo ubona iri mu buzima bwawe, urimo ubona iri mu nzu yawe, ukayibona iri mu nzu yawe, biragusaba kusenga cyane. Hari n'abayibona iryamye mu mirima yabo. Ni ukuvuga ngo uwo murima wawe uhingamo warahumanyijwe. Ni ukuvuga ngo uburyo wahumanyijwemo ntabwo wabasha guhinga ngo weze, bisaba yuko usenga kugira ngo Imana ihagararane nawe. Noneho hari n'uyibona, hari n'umuntu, hari n'ubundi buryo inzoka ushobora kuyibonamo, ukayibona ukabona umuntu murakorana, cyangwa se umuntu murasengana, cyangwa se umuntu muragendana, cyangwa umuntu ni inshuti yawe, ariko wajya kubona ukabona hari akantu k'akayoka kamwirukaho. Uwo muntu niba hari diru mwapangaga, izo diru zihagarike. Igisobanuro cyabyo bivuze yuko uwo muntu yifitemo umwuka w'uburiganya muri we, yifitemo umwuka w'uburyarya muri we. Ni ukuvuga ngo niba wari urimo upanga diro n'umuntu, wajya kubona ukabona hari akantu k'akayoka kamugendaho, cyangwa se hari n'igihe ujya kurota ukarota ukabona agafashe, wajya kurota ukabona urota agafashe agafite mu ntoki. Ni ukuvuga ngo uwo muntu niba hari ikintu mwapangaga, icyo kintu gihagarike vuba na bwangu, ntabwo ari umuntu wo kwizerwa. Noneho hari n'igihe none utabona karimi agafite, ariko hari n'igihe utabona akayoka agafite, ukajya kubona ukabona afite akarimi kameze nk'ak'inzoka, ntabwo afite ururimi rw'abantu basanzwe. Uwo muntu umenya yuko ibyo murimo muvugana byose arakubeshya, 100% arakubeshya. Ni ukuvuga ngo Imana irakuburiye kugira ngo ubashe kuva muri ibyo bintu hakiri ku manywa. Noneho hari igihe muba mukorana mu kazi, ni ukuvuga ngo murakorana, ariko wajya kubona ukabona inzoka imuryamye uruhande.
bivuze yuko uwo muntu ubonye inzoka imuryamye iruhande, bivuze yuko uwo muntu nubwo mukorana yifitemo umwuka w'uburiganya, yifitemo umwuka wo kukuriganya, agufitiye ishyari ku kazi ukora, cyangwa se ashaka kuzakwirukanisha muri ako kazi urimo urakora. Biragusaba kubana nawe ariko ukamwitwararika cyane. Icyo ngicyo nicyo bisobanuye. Pastor, ngira ngo abantu bagiye basobanukirwa inzozi zimwe na zimwe, na mugane tuzagenda no tuzafata umwanya dufata ikigano kinini dusobanura inzozi nyinshi, tuzagure ahubwo none iki kibazo mfite, ese buriya ni buri wese ushobora kubasha kugira impano yo kubasha gusobanura inzozi? Ko nyine nshobora kurota inzozi ariko sinzi nibe buri wese ashobora inzozi yarose ashobora kubasha kuzisobanukirwa. Ntabwo ari buri wese ushobora kubasha gusobanura inzozi. Nkuko nabisobanuye, abantu bagiye bafite impano zitandukanye. Noneho hari bene data bakunda kwicara akavuga ngo noneho yakumva ikintu atagishoboye, akumva icyo kintu ntagishoboye, agahitamo kugisenya kubera ko atagishoboye. Ariko ntago ari bose bahawe impano zo gusobanura inzozi, kubera yuko twese tugira impano zitandukanye. Ubu impano mfite si nk'iyo Gitwaza afite. Iyo Gitwaza afite nge ntabwo nayigira, iyo Masasa afite nge ntabwo nayigira. Usanga abantu bagira impano zigiye zitandukanye, ariko si buri wese wabasha gusobanura inzozi, si buri wese wabasha kwirukana abadayimoni. Nyine buri wese aba afite impano ye. Aho mugane kuko uyu munsi ndagira ngo nsobanure iki kintu. Buriya hari abantu benshi bamaze kugira ibikomere, bamaze kugira byinshi, ugasanga hari abantu bamwe zimwe mu nsesezi cyangwa se zimwe mu nzererezi dufite muri uyu murimo. Dufitemo insesezi, dufitemo n'inzererezi zibasha kuvuga Yesu zumvishije abandi bavuga. Noneho zikabasha, hari abantu babasha gusoma Bibiliya ariko bakirefera ku isezerano rya kera. Abo ngabo nibo barimo barica ubu butumwa bwiza turimo tuvuga. Nuko ngo muri iyi minsi turimo turavuga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, ariko bo barimo baravuga ubutumwa bujyanye n'amategeko ya Mose. Kandi ni ukuvuga ngo ayo mategeko ya Mose uyu munsi Kristo yaraje kugira ngo abatura abantu bose, abari bapfuye bazize ibyaha by'ibicumuro byabo, babashe kuba babaturwa. Rero uyu munsi ndagira ngo mvugane nawe, we waba warakomerekejwe n'ibitambo, ndagira ngo nkubwire abo wahuye nabo saba Imana. Impamvu ni uko wabitanze ukagumya ukamera uko wari uri. Ikintu ubundi abakera bakaga n'ibyo bitambo. Bibiliya yaravuga ngo uwo mutambyi abanza asenge, cyangwa se uwo muhanuzi w'Imana abanza asenge amenye niba yabasha kugukiza icyago cyawe. Ariko uyu munsi barabasha kubyireferaho ndetse bakabasha no kubikoreramo, bakabasha no kubihagararamo kugira ngo bayobye benshi kandi bambure benshi. Ariko ndagira ngo mbabwire, ni mwizere Kristo. Kristo niwe buye rizima ryanzwe n'abubatsi, ariko ku Mana ryaratoranijwe. Rero si buri muntu wese wabasha kugukuraho karande, kandi nta ukuraho undi karande, ahubwo Kristo niwe ukuraho karande. Ahubwo icyo akora Kristo abasha kudukoreramo mu bushobozi n'imbaraga yaduhaye, twarangiza tugasenga akagukuraho izo karande. Ariko ntabwo njyewe njyewe ngwambaye umubiri Pastor Emma, ntabwo nabasha kugukuraho karande, ariko Kristo uri muri njyewe yabasha kugukuraho karande. Pastor, urakoze cyane kudusobanurira no kudufasha. Ubwo abantu babyumvishe bakwiye gushaka nyine wa muntu, niba ufite inzozi wagize ukumva zishobora kuba ndazagutera ubwoba, ni byiza gushaka umuntu ufite iyo mpano akaba yabasha kugufasha kugusobanura. Byaba ngombwa be nisaba no gusenga, mukamwafatanya gusenga Imana, ukamusengera Imana, kuko hari benshi dukunda gufasha kandi Imana ikabagirira neza. Ariko icyo nshaka kubwira abantu ni bakunda ukuri. Bakunda ukuri niko kuzaba batura. Rero mwirindira yuko umuntu uza kuza kugaruka ngo waragize ibikomere, waragize gute. Nimusome ijambo ry'Imana, mukunda ijambo ry'Imana, mukizwe neza, ukuri kuzaba batura, kandi nzi neza ko Imana izakora ibikomeye. Abandi banyarukiye ku mugambi w'Imana TV, umugambi w'Imana TV bajyeyo ni ukuri. Bajyeyo, abandi bazaze no ku rusengero.
bazaze no ku rusengero kuri uyu buri wa kabiri tugira igicaniro kirirwamo kuva saa 3 za mu gitondo. Haba harimo deliverance, haba harimo gusenga Imana, haba harimo kwihana ibyaha. Ni amateraniro aba arimo umugisha kubera ko aba arimo ibintu byose, kandi tubonye Imana ikora imirimo n'ibitangaza. Ni hano Kimironko, ugeze hano Kimironko hafi n'umurenge wa Kimironko uraduhamagara tukakuyobora nta kibazo. Buri wa kabiri no ku cyumweru ngwino tubane inshuti y'umusaraba. Imana ibaho umugisha. Urakoze cyane. Reka n'ubundi dusoze dusengera. Wakwifuza ko namufasha atabashe kubona ku mugambi w'Imana TV cyangwa ku rusengero, wamuha nimero ubundi ukadusengera tugasoza. Nimero ni 078 59 7 8 iyo niyo nimero yanjye. Kadusenga Imana. Data mu izina rya Yesu, uri Imana ishobora byose, uri Imana y'imbaraga, uri Imana y'ubutware. Jambo ryawe ni rizima, jambo ryawe rirakiranuka, jambo ryawe ribeshaho, jambo ryawe rirazura, jambo ryawe haleluya zoni mashando wiribiri file lebotai. Ndasengera ubwoko bwawe. Hari abagiye bahura n'imbogamizi zigiye zitandukanye, hari ababaswa n'imbaraga z'abadayimoni, hari abaryama bakabura ibitotsi ntibasinzire. Ndagira ngo babambira amahema, ndagira ngo bakingurire imiryango, ndagira ngo uhagararane nabo, ndagira ngo ubiyereke, ndagira ngo barwanirire, ndagira ngo bashigikire. Ukuboko kwawe kw'imbaraga nikuboneke ku buzima bwabo. Wari urwaye yakire gukira, wari ufite ibibazo ubirangize zonima ubikize mu izina rya Yesu. Ngaho bana na buri muntu wese, komeza kubana n'Isezerano TV, komeze kurizamura cyane, komeze kubagura cyane, kandi imbaraga n'imbabazi zawe zibabonekeho. Urakoze Yesu, amen. Shalom. Nimufashe dushimire babahanga Relax Life Center. Muri uru rugo n'uwazahaye hava ari injege, bamukorera isuzuma rusange bakareba imikorere y'umubiri, maze abazahajwe na amibe, igifu, umwijima, indwara z'ubuhumekero, ibibazo byo kutuzuza inshingano z'abashakanye, indwara z'imitsi n'izindi, bakazibamururaho bakoresheje inyongeramirire n'ubundi buhanga nka reflexology massage yongera ubwirinzi bw'umubiri ikarinda na stress. Bafite hydrotherapy machine yirukana ibinure, amaraso agatembera neza, ikaringaniza umubyibuho, ugacukubiri n'indwara zikomeye nka diabete. Hari kandi detoxification isohora imyanda mu mubiri, dore ko burya 30% by'indwara ziterwa n'iyo myanda. Bakagira fitness machine zikangura ibice by'umubiri bidakora neza, bagukorera imbonerahamwe y'imirire ijyanye n'ikibazo ufite, maze mbere yo kugusezerera ukongera ugakorerwa isuzumwa rusange kugira ngo utahe ntacyo utaka. Uvuye kuri gare ya Kimironko utaragera ku rusengero rwa Foursquare Gospel Church, urabona icyapa cy'ikigo Relax Life Center. Telefone ni 0788302368. Iyi nimero iri no kuri WhatsApp. Relax Life Center, inzahura buzima.